tumeze neza twiteguye match neza ya match mbere yabayemo amakosa so tumaze iminsi dukora imyitozo amakosa turayakosoye tuvuga ko twagize amahirwe make kuba tutabashije gutsinda ariko iyi match retour ni turabizi ko ari finale ngo rufunguzo ibintu byose so turamutse twitwaye neza bya birangiye turabizi ko tugomba gutangisha igihumbi ku ijana kugira ngo tubashe gutsinda match kandi bako umwuka muri equipe imeze neza kandi tugomba gutsinda uko yagenda kose. Kevin, uri umukinnyi umaze igihe kinini mu ikipe y'igihugu, hari ibyabaye ku mukino ubanza nyuma yo gutsindwa abafana basa naho babateye umugongo bifanira ikipe y'igihugu ya Djibouti. Ntago ari ubwa mbere bibaye mu ikipe y'igihugu, hari ubwo bigeze kuririmba amagare nyamara bari muri stade y'Amavubi bari gukina. Ibi bintu mwe nk'abakinnyi ntabyakiriye mute, murasaba iki abanyarwanda kuko muhagarariye miliyoni z'abanyarwanda baba bazaba bari muri stade n'abatazabaje? Ya icyo ndavuga iyo umuntu aje kureba umupira w'amaguru akarimba amagare barimo ikibazo kuko icyo gihe nyine mbashaka kureba amagare bagomba kujya kureba amagare ntabwo bibaza kureba football so ku bwacu tujya mu cyo cyashaka gutsinda iryo mu kigo bikanga ariko gahunda si gutsindwa utashaka gutsinda so mu football igira ibyayo ari gitegura bikanga ariko bimwe byanze so ntabwo biko umutwe ngo urebe hasi ahubwo uragenda ugakora ujya ugakosora n'ibitagenze neza si umunaza akakuboyinga cyo gufana icyo gihe umuntu afite ikibazo kuko ntabwo numva ukuntu wabuje gufana ikipe yabititwaye neza akaba tuyiboyinga so icyo gihe ntabwo ikipe ntabwo bikunda si ni ikipe y'igihugu y'abana club ntabwo bikunda so ugomba kuba n'ikipe mu bihe byiza mu bihe bibi igihe ikipe yitwaye neza so ntabwo murababara ko mubuze ibyishimo ko bivuze ko mugomba kubaboyinga kuko uwo mukinnyi wa mbere ugiye kuboyinga we wabuze ibintu byinshi wabuze ibyishimo wabuze byagomba gutunga umuryango we so ntabwo kubwanjye gahunda no gutsinda si ibintu bitagenze neza bagomba kutwihanganira ariko dutere umugongo byo ntabwo bimeze neza ntabwo bisa neza. Urebye mu buryo buri tekinike niki mugiye gukosora bigendanye wenda na physionomie y'umukino mwari mwagize umukino ubanza mwatsinzwe kubera iki, niki mwarushijwe, niki mugiye gukosora? Ya Djibouti nta kintu naturushije kuko Djibouti yagifite gahunda yo kunganya so bagize amahirwe dukora ikosa baradubatsinda igitego kuko ubwanjye Djibouti ntabwo ari ikipe ikomeye cyangwa yakwiye kuduhagarika imitima so baba ko habayemo ikosa baribyaza umusaruro ku bwanjye bako ibyo tutakoze match turabikora na muri match so turabizi ko nyine ari finale turabizi ko ari rufunguzo rwa byose so dutakaje no match byaba birangiye so banya bako abakinnyi bagenzi banjye bameze neza twiteguye neza ko kuza imyitozo neza so ndizera neza ko tuzatanga ibyishimo ku banyarwanda. Ubutumwa ku banyarwanda noneho nyuma yuko nyine ibyo byose bibayeho murabasaba iki ku munsi w'ejo? Ya baze badushyigikira ari benshi baze batujya inyuma nkuko babikoze kuri match ya Benin kuri match ya Benin twabanshije igitego barakomeza baradusapotinga baradufana kugeza tugombe turanatsinda so ku bwanjye ikipe mu gihe bashije kwankesa igitego ntabwo birangiye ahubwo bakina imbaraga z'abafana kugira ngo barusheho kugira imbaraga so baza ari benshi natwe turabizeza ko tuzaba ibyishimo. Murakoze cyane. Lessons from the first leg is we have to do it better in the attacking situations, to be more efficient in front of the goal. We just have had some looks to some set pieces. Also there we could have done better. And there are not big faults, but there are a summary of smaller faults we have to avoid, and then I think we have a good chance for this match tomorrow. Some new faces were added to the squad. 4 players were added. Was it an added strength to the squad? Are they helping so far? Why I'm inviting new players is mainly these players are coming from the attacking positions because there is still room to improve and you can improve the players you have, or you can look and see if some other players can add some value to the team, and that's what we are doing at the moment. If we are expecting to win tomorrow, then there will be a next qualification round in December. So it's always better to see some players on the training field than to see them coming from a bench in a club, and then maybe you see them for 30 or, if you are lucky, for 45 minutes. So that's why I'm trying to add or to see new players here in the camp,
And as far as I see, it was not a wrong decision. Coach, if I'm not mistaken, the players need the fans in the stand in tomorrow's game, but the people are very upset after we lost against Djibouti. What the message you can deliver for them to come to support these players? I think you could see in all our matches, the players are trying hard. They never give up until the last minute. I cannot promise any result. I can only promise that the players will do their best and try to show good football. Sometimes it's also unfortunate that this field in the stadium looks from far quite good, but if you are on it, the quality is really bad. So it's also not really supporting playing good football. It's more supporting a team like Djibouti, who is playing kick and rush, because then the ball is in the air. In the air is everywhere the same. But okay, as I said, these boys are training hard and they are working hard, and I think they deserve that the spectators are coming, and for sure we will try to show tomorrow a good match again, and a good match with some goals to win this match. You're welcome. Promosiyo! Gura ikibanza cya $2,800 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi. $6,000 Nyamata mu mujyi na Kabeza $19,000 kuri kaburimbo. Bigereho na Marshal Real Estate.